yabaye umusirikare yarwanye muri Mozambique no muri Angola yamaze amezi 13 arwana hano muri Afurika rero rimwe na rimwe kuvuga ati no ku rugamba hari igihe bibaho ko umuntu yinywera urwagwa rwinshi kugira ngo avuge ati ntaza no kugira n'ubwoba yavuye ku rugamba ari drug addict yaravumvwe n'ibiyobyabwenge kubyikuramo biramunanira ubwo rero abwira Londres nyine muri 2005 Cristiano avuga yuko ababajwe cyane no kuba yarageze ku bintu byinshi sadahari nta kitakoze ngo naho atamuvurije ariko biranga wijoma icyo gihe Ronaldo 2005 yari yamaze kugera muri Man U yaratangiye no gukora neza ko nibuka Axel niwe match wayibuka match ya FA Cup bakinnye na Arsenal irimo kuzana ba Robin van Persie Man ikaza gutsinda 2-1 Ronaldo yanatsinze nibwo yaratangiye kugaragara cyane muri ibyo bihe nibwo muri Manchester United barafite umukinnyi witwa Ruud van Nistelrooy rutayizamu w'umuholandi wari umeze neza icyo gihe yaje gukora kimwe mu bintu byababaje Ronaldo amaze icyumweru apfushije se barabishwanira yaramubwiye yamutetakira Ronaldo aravuga ati nkiniye nabi undi aramubwira ati genda ubibwire so ariko se we yavugaga ngo yamubwira witwa Carlos Queiroz wari umutoza wungirije Ferguson n'umunyaportugal wari warazanye Cristiano arabara cyane yari umwana nyine ugira komere data kandi n'umucambwira kandi maze gupfusha data mu cyumweru kimwe no gushinyagura bibabaza Ferguson cyane gusa twavuga iby'umwanya wa mbere twavuga ibyo wa kabiri imbere yo kutujya wenda no kuri Messi na Amini no kuri Barca yashoboraga kujyamo wenda agakirana na Messi n'ibyo yavuze kuri Mbappe ariko hari qualité abantu bamwe na bamwe babajene bato tugomba kubafasha kumenya kuri Cristiano iyo nayo kuri anniversaire ye ni reka tumwoze mu maso y'abana batamubonye neza akiri muto hari abantu bakubwira ko Cristiano ngo icyo bamunenga atazi gucenga icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa bana mutabonye Ronaldo mu bihe bye akiri muto hari ikiganiro cya Radio Rwanda cyajyaho ngo bana cyabana tuganire uyu mwanya nuwanyu Bruce Melody yaravuze ngo umuntu wese uri munsi y'imyaka niba ari ingahe ngo agomba kunyita uncle abana bose ari munsi y'imyaka 20 mwabonye Cristiano ari muri Real Ronaldo azi gucenga kandi cyane Ronaldo muri Man U yari umukinnyi wakinaga 7 iri classique adribra urabona utuntu twara Lamine Yamal ubundi ukuntu Lamine Yamal agerageza gucenga cyane Cristiano niko yarameze cyane ko rudufente fita akantu k'ingoto karekare afite amenyo batarayatunganya afite akantu k'agasatsi ingoto ari meze nk'yanyereje nka rusake ingoto ari meze nk'ishoka hanyuma ya cheze amani imubereye y'amoko maremare y'umutuku kagira amane menshi gakunda guserera kagwa cyane Ferguson biri mu bintu byatumye avuga ati mujye mumukikinga mu myitozo mujye yambaye na nimero 7 iyo bitwa abafaransa yita nimero cyangwa se jezi iconique no kuvuga ngo Cristiano Ronaldo rero akagira icyubahiro gikomeye akomora ku kuba ari we muntu wahaye Portugal igikombe kiruta ibindi byose igira cya Euro ni nayo mpamvu abantu bavuga ngo mujye mwubahira Cristiano ko yafashe igihugu kitari kizwi ku ikarita y'isi mu mupira nka Portugal agishyiraho hari igihe Portugal yajyaga imisinga za Euro kubona na qualification bakayibura ariko bari kumwe na rurangiranwa Kibaruma ntibaramisinga World Cup ntibaramisinga Euro imwe muri match z'amateka banatwayemo n'ibikombe batwaye Euro 2016 batwara na edition ya mbere ya UEFA Nations ndumva ari 2020 namukundira rero match zanjye 5 nk'umukunzi we nk'umufana we 5 ziruta izindi buri wese yakwandika ize match iruta izindi Cristiano Ronaldo yanyeretse ko ari umukinnyi w'igitangaza ni match ya playoffs cyangwa se barrage yahuje igihugu cya Portugal n'igihugu cya Sweden bashaka tike gikombe cy'isi cya 2014 amakipe yose yari yabuze imyanya ya qualification hanyuma yangombwa ko aca muri barrage barahura iyo match Zlatan yatsinzemo ibitego 2 harimo icyakufura Cristiano atsindamo ibitego 3 ni match Portugal yatsinze igitego barayigombora bayitsinda n'icyakabiri cyo kwisezerera Ronaldo agiye gufungura umupira hagati mu kibuga
yarapfukamye afunga arase za godiyo, yabaye intare isaze, yashyizemo ibitego bibiri by'amateka byatumye hari ibintu bajya bakora muri Amerika. Umushuti wacu witwa Ahmed yahoze atubwira ngo bagenda bagafata umusozi ngo bakawuharura bagakoramo isura y'umuntu. Sinzi ngo ukuntu babyita ibyo bintu, byakorwaga kera cyane ariko n'ubu biracyahari kabisa. ari n'ibintu by'amateka umuntu w'igitangaza badashaka zibagira. Umunwa ushobora kuwinyuramo ugenda uhagaze. Icyo rero n'umusozi witwa Rushmore uri South Dakota muri USA. Nawe uriho ibyo bintu by'ayo mashusho yicwa y'abasozi byari bikwiye gukorerwa Cristiano uwo munsi. Match ya kabiri ni match y'ubabaza abantu ariko bihangana. Ni match ya Champions League 3-1 Real Man U itsinda ikipe ya Arsenal icyo gihe bari bamaze guswitchinga, bayihaye umukinnyi witwa Silvestre. Mujye mushimira Arsene Wenger akoze ibintu byinshi bibi. Silvestre Ndakumenyesha ko Cristiano Ronaldo yashwanyaguje kariyeri z'abana muri Arsenal benshi, harimo agasore kakinaga kuri 3 niba mbyibuka neza, kirabura kari gatangiye kuzamuka neza, sinago ngibutse neza Axel, kambaraga na nimero 3 na kana introduce nyuma y'igenda rya Shikore kitwa Gande. Ronaldo yasize yiruka cyane, kakirabura kari akarakongereza gafite amaraso y'abirabura. Icyo gihe ari match ya 3-1 bakora counter attack na Rooney zitabaho. Iyo ni match ya kabiri. Match ya gatatu, abafana ba Barcelona, match Cristiano yanyomoje ibyo bita law of gravity. Ninde wasize akiza iyo principe? Lorenzo nk'umuseminariste wize amasiyansi. Law of gravity ntabwo mbizi. Nenoze ako kana kitwaga Gibbs niko yasize. Law of gravity ni yandi Newton Isaac Newton. Cyane ndakwemeye. Abikuriye kuri avoka yari iguye ari munsi y'igitari baza ati kuki tagumye mu kirere. Amakosa menshi cyane nagira ngo mpime icyo bita Isaac Newton. Cristiano yagiye mu kirere atsinze igitego cy'umutwe kuri finale ya Copa del Rey kubwa Jose Mourinho babyibuka. Bahinduye umupira Di Maria ari mu nguni hirya, barayihindura bariraza. Ronaldo aragenda ajya mu kirere, aragenda ashyira agatuza imbere asa n'usubije umutwe inyuma, bararayikubita ayimena mu izamu, hari muzamu yitwa Pinto. Match iyo ni ya gatatu. Iya kane iconic ni match ya Juventus, kiriya gitego yayitsinze nubwo n'ubundi twari twayitsinze, kiriya gitego gisobekeranyije cya bicycle kick. Icya gatanu yarabakwiyeho imitwe. Muzareba igitego yatsinze FC Porto ari muri Champions League, ishoti muri metero nka 40 cyangwa 45 neza imbere ya centre yari abafungurira. Ishoti cyari igitego kimwe ku busa. Porto icyo gihe yari ikomeye, ishoti yashoteye kure. Hari ikintu twemera kuri Messi navuze ejo, ariko hari na credit ya Cristiano yihariye. Isi yagize abagol scorer. Axel uraze ko nka 3 ba mbere, ariko nabonye Ronaldo el phenomena atsinda ibitego nkavuga nti sinzi ko ari umwata kuzatwatakira. Yajyaga nsindira muri Real Madrid nkavuga nti ibyo bakuvugaho byose uzi umupira pe ubyibushye. Twabonye abantu batsinda muri ibi bihe, twabonye ba Thierry, twabonye abakinnyi nka ba Drogba, twabonye ba Aguero, twabonye ba Messi, twabonye ba Shevchenko, twabonye abantu bazi gutsinda n'abakera Xera za kongeraho. Credit n'isi zasigarana. Umuhungu w'Imadeira nshuti yanjye Cristiano azi gutsinda ikintu cyitwa igitego mu mupira w'amaguru cyane. Mu buryo bwose akoresheje ibice byose, muzavuga ibintu byose. Naho Ronaldo hari igitego yageze gutsinda ikipe yitwa Charlton Athletic, ayiteye taronade. Yatsinze ibitego mu bwoko bwose, akoresheje ibice by'umubiri byose. Sinzi ko bashaka kazatsindisha. Ngira ngo rero abantu benshi bamwifurije isabukuru nziza bari mu kipe ya Cristiano Ronaldo, niyo mpamvu tumufasha umwanya uhagije. Real Madrid yanditse cyane, reka ndebe Real Madrid mu kanya nari ndimo ndabona ukibireba Claude. Ubwo ngubwo nuvuga ngo muri iyo myaka 40 yatwayemo ibikombe 33, urumva harimo Champions League 5, atwaramo Euro na UEFA Nations League nkuko mwabivugaga, atwaramo Ballon d'Or 5, atwaramo Soulier d'Or 4, hanyuma abameri biteri mu marushanwa 3 kugeza ubu ngubu niwe uyoboye mu mateka. Ni meri biteri wa Champions League, meri biteri wa muri selection nationale ya Portugal, akaba na meri biteri de l'histoire nyine mu mateka ruhago. Hanyuma ikipe ya Real Madrid yanditse ati Dear Cristiano Ronaldo,
from Real Madrid. muvandimwe Cristiano Ronaldo twe nka Real Madrid We want to send you our warmest wishes on your 40th birthday. turashaka kukwifuriza ineza yose ishoboka ku isabukuru yawe y'imyaka 40. yayujuje numvaga yujuje 39. 40. hanyuma 40. Every Madridista is proud of the legend that you are and what you represent for our history. umuntu wese ubarizwa muri Madrid, abafana n'abayobozi n'abakinnyi batewe ishema n'ibigwi wanditse muri Real Madrid bizanaguma amateka ya Real Madrid. Ishema no kwanyuza aha yego ndetse uri n'ikimenyetso nyine gikomeye cyane kiri mu mateka yacu. akabana all time top scorer wayo bagomba kubikora. A great day with your family and loved ones. ugira umunsi mwiza n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Bazamwubakira ikibumbano asezeye, ntabwo bamwubakira ikibumbano akizenguruka amakipe. Nasezera bazakimwubakira cyane. ngo abana be bitwa Bella na ba Martina na ba Cristiano Junior n'abandi, ni umugabo n'umupapa Afite mukuru. abana 5. Ejo bundi yateye story y'ukuntu ajya ababizi kwizigera, ujya ubikora, ujya ubabiza abantu ukaburira umwanya ukawubura abana bawe, ukabura umwanya wo gukina nabo no kuganira nabo. ayakubura. Okay, bijya bibaho nka bikamara nk'icyumweru kimwe ariko cya kabiri ukagera yakora kuntu yakora imyitozo myinshi, ngo umwana w'umukobwa buriya ngo bagira briefcase mu rugo birimo amafaranga bisanzwe, gusa sinzi icyo bayamaza. ni amafaranga yo kwifashisha nayo kureba bakanezera. nayo kugura umwana ngo yaramubajije ati papa, ati inganda ziramusapura ukora nk'amafaranga angahe ku munsi iyo wagiye mu myitozo n'ibi n'inganda byose? ngaramubwira ati se wampaye ayangahe? amubwira 10,000 by'amadolari muri briefcase. none Ronaldo aramubaza ati se ko amafaranga ari menshi, uri umwana mutoya urabikoresha yakoresha iki koko? cyagenze bite? umwana bari muri salo ngo yagiye mu cyumba, akura ya briefcase, wumva ikintu kikubise hasi ngo po, biruka bajya mu cyumba. Ronaldo asanga umwana yayifunguye, asanga ari kubara amafaranga menshi. Ronaldo aravuga ati reka ndebe icyo uyu mwana witwa Martina ashaka. umwana yafashe amafaranga menshi cyane ngo arayamuha, aramubwira ati aya mafaranga ndayaguhaye, dore turafite hano mu rugo, kugira ngo basi ntuzasubire ujye mu myitozo natwe duhe umunsi. irakomeye cyane. Ronaldo ati narababaye, ntegura ibiruhuko by'igitaraganya n'abana banjye, amafaranga si byose mwababyeyi mwe, niyo wakora ntiwarusha Cristiano, mujye mubonera abana umwanya. ni amasomo ku myaka 40, mujye mubonera abana umwanya. umwana aragukumbura akaba n'ibikwereka iyo ataguherutse. hanyuma Marcegaglia